Gikundiro. Ikipe y'Imana nkuko abafana bayo bayita yitwa Rayon Sport. Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ku munsi w'ejo nayo yakinaga umukino wa gishuti, hanyuma iza kuba itsinda ikipe ya Adax cyangwa se yitwa Imena FC, yahoze yitwa Adax, ubu ngubu yitwa Imena FC. Ibitego 10-1. Ngiye kubivuga nkikangamo. Ibitego 10-1 nibyo bitego ikipe ya Rayon Sport yatsinze iyi kipe. Ariko nyamuneka bakunzi ba Rayon Sport, hagira umuntu mbaza video y'ibyo bitego, kuko ni match rwose isa naho yabereye mu muhezo. Match isa naho yabereye mu muhezo. Ibitego 3 bya Adama Bagayogo, ibitego 2 bya Charles Bare, ibitego 2 bya Jesus Sindi Paul, igitego cya Justin Ikundabayo, igitego cya Omar Nyinge n'igitego cya Ishimwe Fisto. Nibyo bitego 10 ikipe ya Rayon Sport yatsinze Imena FC yahoze yitwa Adax. Rayon Sport muri poste yakoze nta 11, nta video ya match, donc ni match yakinwe, nimba nabyita mu kajagari, nimba nabyita mu kabo, nimba nabyita mwibanga rikomeye, ariko nyine ni match uretse resulta nta kindi kintu wapfa kuyimenyaho, ntacyo pe, nta kindi kintu wapfa kuyimenyaho. Ntiwamenya ngo ni bande bayigaragayeho, ntiwamenya ngo ni bande batagaragaye, ariko ubwo nyine birumvikana uretse abatari bari mu ikipe y'igihugu, abandi bose nka Niyonzima Olivier Sef, by the way banasezerewe, babugingo Hakim, ba Nsemane Mable, Bombarenga Fitina, abasore nka Muhire Kevin, abose ntabwo bari bagize gute, ntago bahagaragaye. Ndabona hari umuntu uri kumbaza ngo impamvu Imana ishimwe Emmanuel Mangwende atagaragaye mu rutonde rw'abakinnyi urw'Amavubi yajyanye mu gihugu cya Afrika cya Libya. Nibyo ntago nabigarutseho, ariko nibyo reka mbigarukeho gatoya cyane. Ubwo ntacyo nushaka kurekeyemo iyo graphique ya Rayon Sport, ntacyo bitwaye. Impamvu Imana ishimwe Emmanuel Mangwende atagaragaye, cyase nushaka unayikureho, ntacyo kuri Rayon Sport, nta bindi byo kuvuga kuri uyu mukino. Impamvu Imana ishimwe Emmanuel atagaragaye nuko ntabwo arabona ibyangombwa byo gukina mu ikipe n'abandi. Iyo niyo mpamvu yitwa Imana ishimwe Emmanuel Mangwende. Kuri Rayon Sport, Haruna Niyonzima ntabwo aragaruka mu myitozo kubera ibibazo by'uko bataramwishyura, ndetse na Azizi Basane Kuranya ntabwo baragaruka mu myitozo. Ubwo ni ugutegereza tukareba. Isoko ryarafunze, by the way, isoko ry'igura n'igurisha mu Rwanda ryarafunze. Ubu ngubu nta mukinnyi wakwinjira muri Rayon Sport cyangwa se mu ikipe iyo ari yo yose, nta mukinnyi wakwinjiramo. Ubwo ni ugutegereza tukareba, ariko nta mukinnyi wakwinjiramo. Ubwo nabonye n'uwitwa Kwizera Piero wigeze kunyura muri Rayon Sport yagiye mu ikipe ya Vision, nawe akaba ari umukinnyi wasinye ku munota wa nyuma. Kwizera Piero wakiniye ikipe ya Vision akaba yagiye mu ikipe wakiniye Rayon Sport akaba yagiye mu ikipe ya Vision. So ubwo rero kuri Rayon Sport nibyo ngibyo umuntu yagaruka, ibindi ndabigarukaho ku butumwa bwanyu. Ati muduhe turabaye ni Nizeyimana Focus, witwa Esperance Nakure, ati muduhe ayo muri Rayon. Ngendahimana Daniel Haruna we bimeze bite? Haruna Niyonzima ntago aratangira imyitozo,
agaragaruka mu myitozo rwose. Hanyuma uwitwa Nsengimana François ati mwaramutse neza, igitondo cyiza, mutubwire niba Rayon Sport yazanye rutayizamu. Nta rutayizamu Rayon Sport yazanye, isoko ryarafunze. Hanyuma ati Rayon bimeze bite, tubaye ikaze muduhe nayo muri Rayon nibivugwamo